Mwese mbasuhuze mbifuriza kugira ibihe byiza mwese mukurikiye Pacis TV, twizera yuko mukomeje kunyurwa na gahunda zinyuranye zayo, tunihanganisha ndetse n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi. Mu kiganiro Pacis mu rubyiruko cy'uyu munsi tugiye kuganira n'urubyiruko dusanze hano kuri iki kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara kizwi nka Maison des Jeunes. N'urubyiruko rukunda kuhahurira mu bihe bitandukanye, rwidagadura, rukora n'ibindi bikorwa birimo nk'ibijyanye n'ikoranabuhanga, aho babyaza umusaruro ikoranabuhanga riba riri hano. Ni muri urwo rwego natwe twamanutse kugira ngo turusheho gusura urwo rubyiruko, rumwe muri rwo tugiye kuganira, rutubwire mu by'ukuri nyuma y'imyaka 31 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ibaye cyangwa se ihagaritswe, hari ibikorwa remezo byamaze kugezwa cyangwa kwegerezwa uru rubyiruko, harimo n'ibikorwa mubona biri hano kuri Maison des Jeunes Kimisagara. Harimo ibibuga bitandukanye by'imyidagaduro, harimo uburyo baborohereza mu gukoresha ikoranabuhanga kandi ku buntu, n'ibindi baza kugenda batuganiriza batubwira bati mu by'ukuri hari iterambere tumaze kugeraho. Muri iki kiganiro Pacis mu rubyiruko muri kumwe nanjye Kamarade Uwizeye, mwese nkaba mbahaye ikaze. Pacis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Nkuko rero nari maze kubibabwira ko tugiye kuganira n'uru rubyiruko ruba ruri hano Kimisagara umunsi ku wundi, cyane cyane muri ibi bihe by'ibiruhuko. Tugiye kuganira narwo kugira ngo rutubwire uko rumeze muri rusange. Uratangira utubwira amazina yawe? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nimubane Diane. Diane, tugusanze hano kuri iki kigo, muri iki kigo cya Kimisagara, ariko banza utubwire muri rusange, uri umunyeshuri? Ndi umunyeshuri, niga imyuga yo kudoda. Muri mu kiruhuko se? Oya, dutangiye vuba, nta kiruhuko turajyamo. Hanyuma wowe witwa nde? Amazina yanjye nitwa Ukwishaka Ariane. Nanjye nkaba ndi umunyeshuri hano ku kigo cya Maison des Jeunes Kimisagara, nkaba niga imyuga y'ubutayeri. Imyuga y'ubutayeri. Yego. Meze neza ariko ibihe biragenda? Meze neza. Aha, turi kumwe rero ntago ari abakobwa gusa, turi kumwe n'aba basore, nabo baratubwira. Witwa nde? Amazina yanjye nitwa Abencuti Diogene. Mvuga cyane ariko. Abencuti Diogene. Diogene, wowe uri muri vacances bimeze bite? Ndi muri vacances, niga mu wa gatandatu segonderi, nkaba niga MC Mate Computer na Economy. Ibiruko bimeze bite? Ibiruko ni neza, biragenda neza. Nubwo nyine turi mu gihe cyo kwibuka, ariko ibiruko ni neza naribi. Hanyuma kwibuka ubundi kuri wowe nk'urubyiruko ubundi bisobanuye iki? Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ibihe u Rwanda rurimo ndetse n'isi muri rusange. Nje mba numva kwibuka ni byiza kuko bidufasha kumenya amateka y'igihugu cyacu, tukamenya nyine ibyabaye mu gihugu cyacu uko byagenze, tukabaza ababaye muri ayo mateka bakatuganiriza uko byari bimeze, bikadufasha kwiyubaka kugira ngo natwe ibyabaye bitazongera kuba. Murakoze. Ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Reka kumwe n'umujene hano, tugira amazina yawe. Amazina yanjye banyita Muhirerewo. Nta kibazo. Amazina banyita Muhirerewo. Ngenda mu basketeri nkorera hano kuri Maison des Jeunes, ndi urubyiruko. Warize amashuri? Yego, nagarukiye troncome, hari ibindi mfite ndi gukora. Ako nkorera hano basketeri, mfite ikipe hano nyinamo. Ubu ngubu abanyeshuri baje mu biruhuko, turifatanya tukidagadura, nta mahoro muri rusange. Ibi bihe byo kwibuka urabona ko ibibuga byose bifunze kwa ko imikino itemewe. Kuri wowe nk'urubyiruko, ibino bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bisobanuye iki? Ni inyigisho ikomeye cyane. Ngiye n'ababyeyi banjye bajya babinganiriza, atubwira amateka yabaye muri iki gihugu katari meza muri bino bihe turimo byo kwibuka, bakatwigisha yuko ejo n'ejo bundi hatazagira umuntu tuzanamo amacakubiri cyangwa ibindi bintu, ko turi umunyarwanda turumwe. Egera hino n'uyu muvandimwe nawe atubwire, uratubwira amazina yawe? Murakoze cyane. Amazina nitwa Fisto Uwizeye, nkaba ngiye nshoje amashuri uno mwaka turimo. Murakoze. Ushoje amashuri, uri hano kuri iki kigo, turi mu bihe byo kwibuka. Iyo bavuze kwibuka aya mateka jenoside yakorewe abatutsi, uyaziho iki? Amateka icyo nyaziho
ni byinshi bigiye bitandukanye kuko hamwe n'ababyeyi bacu n'abayobozi bacu bagenda badufasha muri bimwe bigiye bitandukanye nko gusura inzibutso, kujya mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi cyane cyane no ku mashuri tukiga twagendaga tubibona muri za erije hamwe n'ibindi. Urumva rero tubiziho byinshi bigiye bitandukanye n'ibyabaye byose, inzibutso tugenda tubibona n'ibindi byose. turi kumwe n'umwana mutoya hano, ibyo ari byo byose nawe ari mu kiruhuko. Witwa nde? Ineza Riza Nicole. Ineza, uri hano kuri Maison de Jeunes, utuye hano? Hano ruguru ku kagari. Hanyuma uyu munsi iyo bavuga amateka ya jenoside wowe uyumva gute? Amateka ya jenoside. Jenoside yakorewe abatutsi. Banumva nyine ni ibintu igihugu cyacu cyagiye gicamo bibabaje, ubwoko bumwe bwibasiwe. Rero iyo nyumvishe mba numva njye bitazongera kubaho. Bitazongera kubaho. Wumva uruhare rwawe se rwaburu mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside? Aha, reka noneho twegerane, mwegere hino tuganire noneho ku ngingo nyamukuru yatumye tuza ahangaha. Mu by'ukuri nubwo mubona urubyiruko turi kumwe hano atari benshi cyane, ariko hano hose ubundi mu minsi isanzwe haba huzuye, bitewe nuko haba hari ibikorwa nyine by'imyidagaduro yabiri kuhakorerwa. Uyu munsi umuntu abona ko bifunze bitewe n'ibihe igihugu nyine kirimo. Reka noneho tugaruke mu by'ukuri nyuma y'imyaka 31 ishize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ihagaritswe n'ingabo za RPF Inkotanyi, hari ibikorwa byinshi byivugira byamaze kugerwaho cyangwa se byakozwe, harimo n'iki gikorwa remezo kiri hano kuri Maison turi mu by'ukuri gifasha uru rubyiruko. Ahangaha kuri Maison de Jeunes, reka mpere kuri uyu muvandimwe twigira imbere kugira ngo yego, hano kuri Maison de Jeunes mu by'ukuri iyo uhaje ni zihe nyungu hakura? Akantu ko kandi ndagira ngo tubwire. Inyungu ngiye makura nishimye, akorera n'izindi nyungu zo kumenyana n'abandi bavandimwe benshi nase, nakura n'ubumenyi bwinshi bwo kwiga ibyo kudoda. Ibyo bintu wiga ubyiga he? Nahagana he biri? Byatangiye gute? Tubwire. Ahantu nabimenyeye hano kuri Maison. Kuri Maison watangiye ryari? Byaje gute? Amakuru wayakuye he? Byose bitubwire. Urimo uraduhisha amakuru n'abandi bavandimwe bayamaye, kuko nanjye ntago amakuru nari nyazi. Batangiye ku itariki 17 z'ukwa gatatu. Hanyuma uyu mugenzi wawe harya tubwiye ko witwa Ariane, ahangaha kuri Maison, iyo kino kigo kitaza kuba gihari niki wari kuba warahombye? Iyo kino kigo kiza kuba kidahari nari guhomba byinshi cyane, kuko haberamo ibintu byinshi cyane bitandukanye. Habamo amashuri yo kwigisha urubyiruko, nk'urubyiruko ruri hanze aha rudafite icyo rukora, rutabashije no kwiga, nabagira inama yo kugana muri Maison de Jeunes kugira ati babashe kuzakura ubumenyi buzabafasha mu hazaza habo. Ubwo rero muri Maison ni ahantu habera ibintu byinshi cyane. Ngiye kugira ngo mpaze amakuru, nari nsanzwe nzamo nje gukina basket, nyine nkabona abanyeshuri bambaye nifomo, nkababaza ati ese hano biga mwiki? Barambwira ati habamo imyuga y'ubutayeri, hakabamo imyuga yo gusuka n'ibindi byinshi bitandukanye, no kwiga hoteleri guteka. Nanjye ndababwira ati ngo mundangira ahantu naca kugira ati nanjye mbashe kuba nagera mu iki kigo nje kwiga, mbe ndetse ibintu byo gukina kugira ati manjye nzabashe kugira icyo nigezaho, kuko imikino ni ibintu byo kwishimisha, nta kintu wenda navuga ati ngo byamfasha nyine mu hazaza hanjye. Niyo nzira naciyemo nza kwiga hano muri Maison de Jeunes mu iki kigo cya Kimisagara. Ubu uyu munsi achievement ya cyangwa ibyo uri kugeraho bitewe nuko uza hano nayo mahirwe leta yabashyiriyeho, urabizi ko ari leta ishyiraho ayo mahirwe? Yego, ni leta. Ayo mahirwe rero leta yabashyiriyeho. Uyu munsi ugeze, urakiga ari kugeze? Kwiga ndiga nyine uko umuntu abitangira, ntabwo ariko agenda azamuka bimeze, kuko uko naje ntabwo ariko ubu ngubu umeze. Naje kwiga ku itariki 24 z'ukwa gatatu nibwo nge natangiye kwiga. Nyine ibintu biri kugenda neza, uko naje nkeka ko atari ko aka kanya mpagaze. Urwo no rubyiruko rumwe rero mu rwiga, ariko hari nkuko mubibona hano bari gucishamo bakaba bize kubera ikoranabuhanga ryageze ahangaha. Nkaho ufite iyi telefone
tubwira ikintu uprofita hano cyangwa ubona hano kugira ngo ubashe kugera kuri Googling uganire n'abantu, iri koranabuhanga niki uribyazamo uhe musaruro? Tuganire. Umusaruro ndibyazamo ngewe nzakora uyu mwaka urugero, nyine nzakora uyu mwaka mu wa gatatu. Iyo bibaye ngombwa hari igihe nzangaha nkakura ibizami bya leta kuri Google Chrome, nyine nkabidownloadinga nkabishyiraho nkataha mu rugo nkagenda nkabyiga. Ubwo nuwa ngo uraza hano ikoranabuhanga cyangwa se internet ni ubuntu cyangwa barabishyuza? Oya, ni ubuntu. Ubwo nuwa ngo ni amahirwe leta yabashyiriyeho yo gukoresha ikoranabuhanga. None se ko hari abarikoresha nabi bajya mu bindi bitabafitiye umumaro, ntago wasanga uri muri abo? Oya, ntago ndi muri abo. Mubabwira iki bo? Icyo bababwira njyewe ni uko bazajya bayikoresha bari mu bintu by'inyungu byagirira umumaro, bitabagira umumaro ntibakabirebe, kuko nta nyungu byabagirira, ni kubica mu mutwe gusa. Tukiri ku ikoranabuhanga, ahangaha wowe uhakura iki iyo uje ufite telefone yawe ariko nta internet ufite? Ariko leta y'u Rwanda ikaba yaravuze iti ariko hari urubyiruko rukeneye kubona internet kandi rutishyuye, wowe bigufasha iki mu buryo burambuye? Nge ikintu bimfasha iyo njano nyine aba internet iri free, ntago batwishyuza n'ubuntu. Bigufasha nyine iyo ufite nk'ibintu ushaka kudownloadinga uziga, ko ngiye nyine ndi umunyeshuri birumvikana, uraza ukabidownloadinga ugabitana ukajya kubyiga, biba ari ubu nta mafaranga bagusaba. Waba ufite no kuganira n'inshuti zawe, urabizi haje ibintu by'ama Instagram, kaza mukaganira naribi, wasoza nyine ugataha ukajya mu rugo ukajya gukora indi mirimo. Iyo ubonye umuntu kuri internet uri kuvuga nabo u Rwanda ukora iki? Nge mba numva atari byiza nyine, kuko uramusubiza? Oya, ntago umusubiza, ariko ni ngombwa. Ariko babikeneye nyine ko umusubiza ukamubwira ati mu gihe utazi ibintu byabaye ntukabihakane, kuko nta ndi urivugira ku musozi ubusa, biba byarabaye, hari ababa barabinyuzemo. Ngewe icyo mba numva namubwira no kumubwira ati nimba utazi ikintu icecekere ubyihorere. Ariko ujya ubabona baharabika u Rwanda, baharabika abayobozi bakuru b'u Rwanda? Baba bahari ababa babihakana bavuga ngo nta byabaye, ariko twe tuba mu Rwanda ko tuba twumva n'amateka ibyinshi bakanabitwereka, twe twemera ko bibaho. Wanjye inama najya nukubireka kuko baba batabizi nyine bakicecekera bakabyihorera. Turacyagana n'aba bajene bamwe mu baza hano kuri iki kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara, bafite byinshi nk'uko muri kubyumva bahakura. Ntago ari aba gusa, haba hari n'abandi, nuko turi mu bihe bitoroshye byo kwibuka, ariko n'ubundi n'imvura yanaguye nayo ishobora kuba impamvu yuko hatara urubyiruko rwinshi, ariko mu minsi isanzwe baba bahari ari benshi cyane. Ugize kutubwira yuko ukina basket hano kuri iki kibuga cyangwa kuri ibi bibuga, ariko mbere yuko tuyigeraho, wowe ikoranabuhanga urarikoresha iyo waje hano? Yewe bimfasha kumenya amakuru, hari byinshi ngenda mbona nyine baharabika u Rwanda, bumvisha ukuntu abantu ngo nta jenoside yabaye mu Rwanda, ariko twe nk'urubyiruko twe turabyibonera, tujya ku nzibutso tukareba amateka. Ni benshi bazana uburari bakatuyobya ngo amateka yabaye mu Rwanda ngo ni ibintu ngo utamenya, ariko twe nk'ukuntu tugenda tubyumva. N'ubu ngubu ndasaca, hari indirimbo nayo ndi kumva ya kera avuga ku bintu by'amateka yo mu Rwanda, nakuyemo inyigisho ko bazanaga amacakubiri, kandi ntabwo ari abanyarwanda gusa, hari abazungu nyine bagiye baza mu gihugu cyacu, iyo ukurikiranye usanga aribo babiteye, bakumvisha ukuntu ngura atari mugenzi wawe n'ahantu muhuriye. Ariko uyu munsi uruhare rwanyu rero nk'urubyiruko? Uruhare rwacu twe ni ukuba umwe, twishyira hamwe nk'urubyiruko, tukareba ko twatera imbere ibintu by'amarangamutima, batwigisha ibintu byabaye mu Rwanda bidafututse, ngo nta jenoside yabaye. Twe turabibona no ku mbuga barimo babivuga ngo nta kintu cyabaye mu Rwanda, kandi twe bino bihe turimo tuba tugomba kwibuka, tukibuka amateka yabaye mu Rwanda, kandi ababyeyi bacu bakadushishikariza yuko nta kintu na kimwe kizongera kubaho, twe turi umwe, turi umunyarwanda. Tugaruke kuri kariyeri yawe ya basket hano, bino bibuga watangiye kubikiniraho ryari? Ese byagiye bivugururwa gute ku buryo uyu munsi hari icyo wavuga wishimira nk'urubyiruko nyuma y'imyaka 31 ishize? Hari ibyagezweho? Yego, hano ngenda byibuka ari igitaka, ikibuga no kuri Maison de Jeune ari igitaka, abana baza gukina, ariko nyine
ukabona ntabwo ari sawa ari mu gitaka, ariko twebwe leta iradutekereza iravuga bari abana mu bakubite itapi, ibibuga byiza bakinireho basket, hariya baraduha. Hano hari hameze nabi ari kurebye ukuntu hameze, sinzi niba wagiye utemberamo wabibonye, barahinduye turishima. Hano harimo ibintu byinshi bakora, harimo imyuga, abana baza na hano hepfo harimo abandi bana bari gukora ibintu by'ubumodo bya fashion, ukabona nta kibazo. Twe turashima leta yacu yadutekerejeho ikaduha ibibuga byiza. Hanyuma se uretse kubaha ibibuga namwe mugakina, hari amafaranga abivamo wenda, cyangwa se yaba wowe yaba kuri bagenzi bawe bakina iyi mikino y'amaboko ikinirwa hano? Hari abo bitunga, hari abo izo mpano zizamuka zikagera kure kubera ko byahubatswe? Yego, hano baza gukora selection, bakaza bakavuga ngo abana batire match, bakore selection na za handball. Hano APR za Gicumbi ziraza zigakina, abana bafite tara bakazamuka bakaba bajya mu cyiciro cya mbere. Twe niko tubibona, ahubwo ikintu twifuza twebwe nk'urubyiruko, turifuza yuko umutekano wakomeza kuba mu gihugu cyacu, kandi turabashimira. Turi urubyiruko, ikintu twifuza no gutera imbere twese. No gutera imbere. Nawe niko bibona? Gute ukurikije bino bikorwa remezo byose babashyiriyeho hano? Nanjye niko mbibona, cyane cyane ko ibi bikorwa bidufasha mu buzima bwa buri munsi. Nkanjye ku ruhande rwanjye washoje atandatu yisumbuye, ama application ngenda nkora menshi agiye atandukanye nyakurira ahangaha kuri internet y'ubuntu. Sinza ngo nkoreshe iyi telefone yanjye gusa, dufite hariya za mashini, turagenda ukinjira, nta kindi bagusaba, nta n'ibindi birenze bagusaba. Urinjira ugakora, ukabasha kuba wakora izo application zawe ku buntu bitagusabye ibindi biciro cyangwa ngo ujye n'ahandi, ko hari ahandi haba hari wenda bagenda bishyura, ariko hano tubikora ku buntu. Urumva ayo ni amahirwe ya mbere tubona nk'urubyiruko tuza hano muri Maison de Jeunes. Ubu no kwa ngo uyabyaza umusaruro ku buryo bishobora kuguteza imbere, wapplying ushaka akazi n'ibindi byose? Cyane cyane rwose, kuko hano hari nuza dukoresha, abenshi barayizi wifi banditseho Harambe, banatanga n'amahirwe kuri twebwe nyine, tugakora za exam tugasa nk'abapplyinga ku buryo wanaguha n'akazi ukaba umwe mu bakozi bahangaha. Urumva ni byinshi bigiye bitandukanye. Urumva rero yuko hari byinshi runo rubyiruko rw'ahangaha Kimisagara mu karere ka Nyarugenge rwagiye rugeraho. Turi kumwe n'undi mugabo n'umusore ukiza vuba hano. Egera hano tuganire, utubwire amazina yawe. Nitwa Bosco Manishimwe. Nkaba nanjye ndi umwe mu baza gukoresha gufatira nacyo, baza gukoresha ihuzanzira hano mu kigo, kandi riradufasha cyane. Murabona yuko mba nazanye mashine, nkaza nkashyiraho nkakonegita. Iryo huzanzira rero rifasha gushaka amakuru atandukanye ku mbuga nkoranyambaga yafasha muri ubu buzima, cyane cyane tukaba twanabasha guhanga udushya twifashishije ikoranabuhanga. Hari utwo wahanze? Ndacyari mu nzira yo kureba ibyo nahanga, niyo mpamvu akenshi mba ndi hano. Ubundi mu busanzwe wize iki, wize he? Ubusanzwe nize ibintu bijyanye n'indimi, nkaba narize hano Kimisagara. Uyu munsi rero bino bikorwa remezo byose ubona ko bihari, nibyo byose uri kuvuga, ese mu by'ukuri iyo witegereje koko ubona urubyiruko muri iyi myaka 31 ishize rwaratekerejweho cyangwa hari ibindi bikibura? Mu by'ukuri yewe mbona ahubwo leta nta n'ikintu itakoze, bitewe nuko mu myaka ishize hari aho u Rwanda rwari ruri, ndetse hari naho ruri uyu munsi wa none. Ibyo rero yewe iyo mbigereranyije mbona hari intera ndende, ahubwo ngiye ku bwanjye ntekereza yuko iri hejuru cyane, kubera ko mbere hari ibikorwa remezo bitari bihari, ariko uyu munsi wa none ibikorwa remezo birahari. Tubasha kubona ihuzanzira network, hari ibibuga urubyiruko ruza rugakiniramo imikino itandukanye. Ibyo kandi birurinda kuba rwajya hanze mu bikorwa bidakwiye, niyo mpamvu kenshi tuba turi hano. Reka uyu mwana umuvandimwe nawe tumuha ijambo. Witwa nde? Nitwa Ngabonziza Ben. Beni. Ngabonziza, wiga mu wa kangahe, uba he? Niga mu wa gatatu ka Kigali,
mba hano Katabara. uri mu kiruhuko hano uhabyaza uhe musaruro? Hano mu byaruzoma umusaruro makura nuko hano dufite ahantu hari ibitabo nshobora kujyamo nkagenda nkiga cyangwa se nkaza hano kuri wifi nk'umuntu wanjye wiga mu wa gatatu nkaza nka downloading ibya leta cyangwa se kuko mu biruhuko abarimu bacu baba baduhereza amahomework kuri WhatsApp turagenda tukagugoringa ubundi tukabisubiza twazagaruka tukabimwereka nyine ibisubizo. Hanyuma ubwo urashimira rero leta y'u Rwanda? Ndashimira leta y'u Rwanda yashyizeho Maison de Jeunes yadushyiriyeho wifi ikanadushyiraho library n'ahantu tuzajya dukura amakompiyuta n'abantu biga imyuga. Rwose ndakeka leta ibyo yakoze bihagije. Turacyagana n'urubyiruko nsigaje kubabaza ibibazo nka 2 gusa nyuma tugasoza, ariko hagati aho ngaho sinzi niba hari undi wari ufite icyo ashaka kongera, ariko mwegere hino ariko ko muri ku mpunga mwegere hino tuganire. Uyu munsi rero ibyo bikorwa byose muri kuvuga byagezweho leta y'u Rwanda yabafashije kugeraho bikeneye gusigasirwa na buri wese. Uruhare rwanyu nk'urubyiruko mu gusigasira ibi byagezweho ubona ari uruhe mu by'ukuri? Gira hino. Uruhare rwacu mu gusigasira ibyo twagezeho ni ukuba twakiga uburyo tubyitwaramo tubifata neza kugira ati tutabyangiza, bityo bikaba byatuma ibyo byiza twagezeho leta yacu y'u Rwanda yatugejejeho bikomeza kubaho bifite umutekano bimeze neza kandi bikakomeza gusa neza kugira ati wenda natwe abazadukomokaho bakazasanga ibyo bikorwa bigihari kandi bihagaze neza. Hari urubyiruko ruvuga ruti ntibindeba, inteko z'abaturage nta rubyiruko tubonamo, ndetse n'ahandi hantu hahuriye ibikorwa binyuranye ugasanga urubyiruko ruriheza, reka mbivuge gutyo, cyangwa ntirubyitayeho. Kubera iki bibaho? Ruke muri gahunda za leta turabibona nyine kuba ruke ni rukeya, wenda sinzi impamvu kuki batite mutitabira gahunda za leta. Reka nawe ngushyiremo tuvuge wenda nk'urugero habaye igikorwa wenda cy'umuganura cyangwa se muri bihe byo kwibuka ugasanga abantu bajyeho n'abantu bakuze gusa, urubyiruko rukarinda kubwirizwa. Kubera iki? ntabwo ndabashishikariza kuba bafatanya n'abandi, kuba babafasha mu ibi bihe turimo, kuko ni ibihe bitari byiza, ni ibihe turimo turi kwibuka abacu bazize jenoside, kuko mu bazize jenoside ntabwo hagiye abantu bakuru gusa, hagiye n'urubyiruko rumwe muri twebwe abo tungana. Niyo mpamvu rero nshishikariza n'urubyiruko kujya rujya mu biganiro kugira ngo rubashe kuba rwamenya byinshi mu mateka mabi yaranze u Rwanda rwacu. Wowe ubyumva ute mu gusigasira ibyagezweho nk'urubyiruko? Uruhare rwawe mu gutuma ibi byose byubatswe bidashobora kongera kujya hahandi habitu u Rwanda rwanyuze? Nanjye uko mbyumva, vuga cyane ari nanjye uko mbyumva ni ukubisigasira kabirinda kwangirika. N'ibyo biganiro uvuga ngo hajya abantu bakuru gusa, natwe urubyiruko twakagombye kuba twajyayo tukajya kumva ibyinshi baduhishije tutazi, tukabimenya, tukamenya n'amateka ya kera. Nk'ubu natwe turi kubyuruka ubu ngubu, abazadukomokaho nabo twazababwira amateka ya kera yagiye ahise. Yego, muri urugendo u Rwanda rurimo rwo kwiyubaka, ubona ari iki usabwa kugira ngo uyu muhanda wubatswe hano ruguru ntusenye, kugira ngo ibikorwa byose twaze tuvuga ntibisenywe, kugira ngo umuntu ntaze ngo yibe wifi hano ejo uze ubure internet? Wowe uruhare rwawe ubona ari uruhe? Uruhare rwanjye mbona ari uko wenda hageze nk'iki, nk'urugero hageze nk'umuntu ugira ikintu kibakora, twatangira amakuru ku gihe
mukayatanga cyangwa ni kwa bya bindi byo kuyahisha by'urubyiruko tukayatanga gatanya no sabone bari gusenya ibintu nawe ukenera ukicara ukabirebera. hari igihe abantu ariko bamera nk'ibindeba bakabaho urubyiruko ntibitureba twebwe ibyacu na internet ni iki tanya amakuru kugiye mu gihe ubonye bibaye ngombwa uyatanga da ikintu kikugira umumaro wowe wakireka se ukabona gisenyokoya tugomba gutangira amakuru kugihe. Reka twumve nawe ni iki ni uruhare ruhare rwanyu mu gusigasira ibyagezweho. Ngewe mba numva uruhare rwanjye ni ukwirinda nyine kwangiza ibyo bikorwa remezo abayobozi b'igihugu cyacu batugeshejeho, kuko nyine urumva mu byo twavuze haruguru bidufasha ibintu byinshi nk'iyo internet najya abantu baza bakayangiza ubutaha nugaruka ntabwo uzayibona. Rero ngewe mba numva nimba ubonye umuntu uri kwangiza iyo internet nawe ukenera ni ugutanga amakuru ku gihe kugira ngo umuntu abashwe kuba yaganizwa n'ibyanga afatirwe n'ibihano. Wowe ubyumva gute? Nanjye sinjya kure y'ibyo bagenzi banjye bavuze, ubundi iyo uzi ko ikintu kigufitiye umumaro ugikenera mu buzima bwawe bwa buri munsi nta mpamvu yo kukireka ngo kigende kandi uzi ko n'ejo uzabikenera. Rero ubwo ni muri ubwo buryo mu rwego rwo kugira ngo nsigasire ibyagezweho, ni muri ubwo buryo bwo gutangira amakuru ku gihe, kuko abantu twese urubyiruko ntabwo dutekereza byiza cyangwa tugendera mu mujyo mwiza abayobozi bacu badushakamo. Hari abaza wenda bakabona ibi byuma bikikije iki kibuga cyacu bagashinguramo bimwe wenda bakajya kubigurisha, ariko nyine iyo nkatwe nyine twasobanukiwe tuzi umumaro bidufitiye, ni byiza gutangira amakuru ku gihe. N'ibindi wenda bigiye bitandukanye wenda simvuze ngo kwibanga ibyo byuma cyangwa n'ibindi, kuko tuba dufite nimero zigiye zitandukanye twahamagara igihe duhuye n'ikibazo cyangwa tubonye ikibazo nk'icyo ngicyo. Ubu nta rubyiruko rwabaca muri humye ngo rukora ibyo bikorwa bibi n'ibindi n'imvugo mbi z'urwango kugira ngo agamije gucamo abanyarwanda ibice, ntabwo byashoboka. Oya reka ntabwo byashoboka, kuko haciyeho igihe hari amakuru nigize kubona y'abanyeshuri babiri bigize kubizamura nyine bakajya babyandika nyine bashaka kubizamura, ariko mugenzi wabo w'umukobwa aza kubibwira mwarimu ati abanyeshuri babuze ibintu bari gukora ntabwo ari byo. Rero natwe nyine ni muri uwo mujyo n'ubundi dukomeje kugenderamo nk'uko uwo mwana yabigenjeje, natwe duhita dutangira amakuru ku gihe tukamuhagarika hakiri kare atarangiza n'abandi. Hanyuma turimo turagana mu minota ya nyuma y'iki kiganiro. Pacis, mu rubyiruko mu by'ukuri runo rubyiruko rwishimira byinshi rwagezeho, ariko se nta mbogamizi mufite uyu munsi mwagaragaza ku buryo inzego bireba z'ubuyobozi nazo zavuga zitari ko icyo nacyo kitaragerwaho kiri mu nzira? Imbogamizi ubona mu gihura nazo nk'urubyiruko kugeza uyu munsi n'izi? Oya, imbogamizi nazongera mbona mpura nazo kuko byose biranyegereye nikoreramo. Yego, hari imbogamizi ubona muri make nk'urubyiruko uyu munsi uvuga uti ariko mbona iki ngiki leta hari icyo yakadufashije? Imbogamizi zo ntizabura ko muri kino gihe nyine usanga hari abatarabasha nyine kubyumva, ngo nyine icyo nakisabira abayobozi bacu ni ugukomeza gushyiraho ibiganiro nyine kugira ngo bakomeze kwigisha na ba bandi batari babasha kubyumva, kugira ngo nabo babashe kubyumva. Wenda kuri njye nshobora kuba narasobanukiwe ndiga, nshobora kuba mbyumva nanabizi, ariko mba numva ko ari n'uba ahandi pfiriya mu cyaro utabona byumva neza, nayo ko nyine bashyiraho ubukangurambaga kugira ngo n'utabasha kubyumva cyangwa abana bireba ku makuru nawe bajye bamugeraho hahandi, kugira ngo ejo n'ejo bundi atazaba imbarutso yo gutuma ibyabaye byongera bikaba. Yego, hari imbogamizi nawe ubona uyu munsi nk'urubyiruko muhura nazo ku buryo uvuga uti zivuyeho ibintu byarushaho kuba byiza? Imbogamizi zirahari ni na nyinshi. Zimwe muri zo hari bamwe muri twebwe baba bafite ababyeyi bagira amacakubiri muri bo, kandi abo babyeyi bakaba bataba ari beza. Rero icyo twasaba ubuyobozi ni uko, kandi hari n'igihe baba batiga bamwe muri twe, ari uko bageze uburezi kuri bose bakabyigishwa nka kuno tuba tugeze mu bihe, bakabakangurira kujya baza bakumva amateka, rimwe na rimwe bakabajyana no ku nzibutso bakibuka. Niba numvise neza ubwo
ni nk'urubyiruko rutagira amahirwe yo kujya ku ishuri kuko ayo masomo bayigisha noneho bakagira ingengabitekerezo cyangwa amacakubiri bashyirwamo n'ababyeyi babo nibyo yego ukaba usaba leta yuko nabo babegereza amashuri bakiga bagasobanukirwa ku buryo wenda n'umubyeyi we azajya yimubwira azajya amuhakanira ati hoya ibyo ukumbwira si byo ibingibi ni byo byo. Yego, imbogamizi ni izihe? Imbogamizi mbona imbogamizi kuri bwanjye ngiye mbona nta mbogamizi byose ni wowe ibintu byose ku bwanjye bimwe nyine kuko ngenda mbibasha kubibona niyo mpamvu navuga ko nta mbogamizi nyinshi zigenda zibona. Yego, hari imbogamizi ubona zibangamiye urubyiruko ku buryo uyu munsi wavuga uti zivuyeho byarushaho kuba byiza? Imbogamizi zibangamiye urubyiruko nuko nyine hari urubyiruko ruba rufite phone cyangwa se ibikoresho by'itumanaho wenda bashaka kuza hano kuri wifi bakaza bagasacinga ibintu bitemewe kurebwa. Rero ikintu nakangurira ababyeyi babo ni ukujya bacunga abana babo bakareba nimba iryo koranabuhanga barikoresha bakaza bagasuzuma muri fone z'abana babo bakareba nimba telefone ikoreshwa icyo yakagombye gukora kuko hari n'ababikoresha mu bindi ubwo. Aha, wowe imbogamizi ubona ni iyihe uyu munsi mu gihura nazo mu bijyanye n'iterambere ryanyu tugana ku musozo? Iterambere ryacu mu bikorwa remezo mbona mu ibingibi twisanzuramo mbona nta kibazo, ahubwo ikibazo ntabwo cyabura bitewe n'ibi bihe turimo ntabwo benshi tuba tubyumva kimwe kuko ntabwo igihe cyose umuntu aba afite abamukunda. Ni mu buryo bwo kuvuga ati ngo igihugu cyacu turagikunda ariko kiba gifite n'abantu bakirwanya. Imbogamizi mbona rero ni ukuba twashyira hamwe tukaba twagirana inama kuko mu rubyiruko hari bamwe batabyumva kimwe kuko mperutse kujya kuri internet mbona umuntu w'umusore wakoze video nyine harimo indirimbo y'icyunamo, ariko mbona muri comment hari umuntu wamusubije ati ngiyo nawe bakwica. Nyine mbona ni ibintu bitari byiza, nyine izo ni imbogamizi mu bana b'urubyiruko bari mu kigero cyacu. Iyo niyo mbogamizi mbona bakagombye kuba bakemura ibyo bibazo bikiri mu bantu b'urubyiruko, kandi abo ni bamwe muri babandi batajya hamwe ngo bifatanye n'abandi babe bajya kumva ibyo biganiro bijyanye n'iki gihe turimo. Ariko mujye mubasubiza. Turabasubiza, ntabwo nabashije kumusubiza ariko nge narabibonye na nisandi cyabitekerezaho maze iminsi mbibonye, ariko na n'ubu ngubu ndi cyatekereza nkavuga ati kugira ati umwana w'umukobwa yifate yandikira umuntu ijambo nka ririya biba biturutse kuki? Abana n'ababyeyi be ni abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda? Nyine narabyibajije cyane. Uru rubyiruko mwumvise byinshi rwatangaje bijyanye n'ibi bihe turimo byo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Baravuga bati natwe dufite uruhare rukomeye mu kwamagana abagifite ingengabitekerezo ya Jenoside aho baba bari hose. Ati ni nayo mpamvu natwe dushishikariza n'urwo rubyiruko rugifite iyo myumvire ahanini usanga babibwamo n'ababyeyi babo aho bakomoka se, nayo igomba guhinduka nabo babigizemo uruhare. Reka rero nshimire urubyiruko rumaze kutuganiriza muri rusange ku bijyanye n'ibyo bishimira ibikorwa remezo begerejwe birimo nk'ibi bibuga ndetse n'inyubako zitandukanye zirimo hano zikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro. Mwumvise yuko kandi bazi n'impamvu ibikorwa byose byagezweho ko ari ubuyobozi bwiza. Banavuga yuko icyo bashyize imbere ari kurushaho kurwanya abapfobya ndetse bakanahakana Jenoside yakorewe Abatutsi, bagaragaza yuko uruhare rwabo narwo rugomba kuba ruhari kugira ngo ibyagezweho bikomeze bisigasirwe muri rusange. Ikiganiro Pacis mu rubyiruko nahangaha tugisoreje, mbibutsa ko twari mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge, by'umwihariko hano kuri Maison de Jeunes Kimisagara, aho twaganiriye na rumwe mu rubyiruko rwari rwaje gukora ibikorwa bitandukanye ariko bitarimo imyidagaduro, cyane cyane muri ibi bihe byo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nabashimiye rero nge wabagejeje iki kiganiro, nitwa Kamarade Uwizeye.
mwese nkaba mbifuriza kunyurwa n'izindi gahunda zinyuranye Pacis TV yabateguriye. Pacis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ.